Yesu Kristo ashimwe. Uyu ni umunsi wa 96 dusoma Bibiliya. Umunsi dukomeje dusoma ingoma za mbere ibice 7. Titire yaho iravuga ngo abakomoka kuri Isakari. Bene Isakari ni Tora na Puwa na Yashubu na Shimuroni ni bane. Bene Tora ni Uzi na Refaya na Yeriyeli na Yahumayi na Ibusamu na Shemweri. Abatware b'inzu ya sekuruza Tora bari abagabo b'abanyambaraga b'intwari mu bihe byabo. Ku ngoma ya Dawidi umubare wabo bari inzovu 2,200. Bene Uzi ni Izurahiya. Bene Izurahiya ni Mikayeli na Obadiya na Yoweli na Ishiya. Uko ari 5 bose bari abatware, kandi muri bo uko kuvuka kwabo kwari kuri ukurikije amazu y'abasekuruza harimo imitwe y'ingabo zo kurwana intambara zose zari inzovu 3,600, kuko bari bafite abagore benshi n'abana b'abahungu benshi. Kandi bene wabo bo mu miryango yose y'Abayisakari, abagabo b'abanyembaraga b'intwari uko banditswe mu gitabo cyo kuvuka kwabo bari inzovu 8,700. Abakomoka kuri Benyamini. Bene Benyamini ni Bera na Bekeri na Yediyayeli ni 3. Bene Bera ni Esiboni na Uzi na Uziyeli na Yerimoti na Iri ni 5. Abatware b'amazu y'abasekuruza bari abagabo b'abanyambaraga b'intwari babazwe uko kuvuka kwabo kwari kuri inzovu 2,234. Bene Bekeri ni Zimira na Yowasi na Eliyezeri na Eliyowenayi na Omuri na Yerimoti na Abiya na Anatoti na Aremeti. Abo bose bari bene Bekeri babazwe uko kuvuka kwabo kwari kuri bakurikirana. Abatware b'amazu y'abasekuruza babo bari abagabo b'abanyembaraga b'intwari inzovu 2,200. Mwene Yayeli ni Biruhani. Bene Biruhani ni Yewushi na Benyamini na Ehudi na Kenana na Zetani na Tarushishi na Ahishahari. Abo bose bari bene Yediyayeli uko abatware b'amazu y'abasekuruza babo bari abagabo b'abanyembaraga b'intwari inzovu 1,700 babashaga gutabara. Shupimu na Hupimu bari bene Iri. Hushimu yari mwene Aheri. Abakomoka kuri Nafutali. Bene Nafutali ni Yahiseri na Guni na Yeseri na Sharumu, abahungu ba Biruha. Abakomoka kuri Manase. Bene Manase na Asiriyeli wabyawe n'umugore we inshoreke ye umunyaramukazi niyo yabyaye Makiri se wa Gileyadi. Makiri arongora umugore kwa Hupimu na Shupimu, murumuna we yari Maka. Umuhungu we wa kabiri yitwaga Serofehadi. Serofehadi yabyaye abakobwa. Maka muka Makiri abyara umwana w'umuhungu amwita Pereshi. Murumuna we yitwaga Shereshi, kandi n'abahungu be ni Uramu na Rekemu. Mwene Uramu ni Bedani. Abo nibo bari bene Gileyadi mwene Makiri mwene Manase. Mushiki we Hamoreketi abyara Ishihodi na Abiyezeri na Mahira. Bene Shemida na Ahiyani na Shekemu na Rikuhi na Aniyamu. Abakomoka kuri Efurahimu. Bene Efurahimu ni Shutera mwene Shutera ni Beredi mwene Beredi ni Tahati mwene Tahati ni Eleyada mwene Eleyada ni Tahati mwene Tahati ni Zabadi mwene Zabadi ni Shutera na Eziri na Eleyada bishwe n'Abanyagati bavukiye muri icyo gihugu kuko bamanuwe no kunyaga inka zabo. Maze Efurayimu se amara iminsi myinshi arira, bene se baza kumumara umubabaro. Bukeye ataha ku mugore we asama inda, abyara umwana w'umuhungu amwita Beriya.
kuko urubyaro rwe rwagize ibyago. Kandi umukobwa we yitwaga Shera, ari we wubatse i Betihoroni yo hepfo n'iyo haruguru na Uzenishera. Umuhungu we yari Refa na Reshefu na Tera. Umuhungu we mwene Tera ni Tahani. Mwene Tahani ni Ladani. Mwene Ladani ni Amihudi. Mwene Amihudi ni Elishama. Mwene Elishama ni Nuni. Mwene Nuni ni Yosuwa. Kandi gakondo yabo n'inturo zabo byari Beteli n'imidugudu yaho, iburasirazuba ni Narani, n'iburengerazuba ni Gezeri n'imidugudu yaho, kandi ni Shekemu n'imidugudu yaho, ukageza Aza n'imidugudu yaho, kandi no ku ngabano z'Abamanase, i Betisheyani n'imidugudu yaho, n'Itanaki n'imidugudu yaho, n'Imegido n'imidugudu yaho, n'Idori n'imidugudu yaho. Muri iyo midugudu bene Yosefu mwene Isiraheli niho babaga. Abakomoka kuri Asheri. Bene Asheri ni Imuna na Ishiva na Ishivi na Beriya na mushiki wabo Sera. Bene Beriya ni Heberi na Milikiyeli na Biruzawiti. Heberi yabyaye Yafureti na Shomeri na Hotamu na mushiki wabo Shuwa. Bene Yafureti ni Pasaki na Bimuhari na Ashuvati. Bene Shemeri ni Ahi na Rohuga na Yehuba na Aramu. Kandi bene Heremu murumuna we ni Sofa na Imuna na Shereshi na Amari. Bene Sofa ni Suwa na Haruneferi na Shuwari na Beri na Imura na Beseri na Hodi na Shama na Shirusha na Yitirani na Bera. Bene Yeteri ni Yefune na Pisipa na Ara. Bene Ura ni Ara na Haniyeli na Risiya. Abo bose bari bene Asheri n'abatware b'amazu ya ba sekuruza, abagabo batowe b'abanyembaraga b'intwari, abambere mu batware. Kandi umubare wabo wabazwe uko kuvuka kwabo kwari kuri, ngo bakore umurimo wo kurwana intambara, bari abagabo 2,600. Urundi rutonde rw'abakomoka kuri Benyamini. Benyamini yabyaye imfura ye Bera, n'ubuheta Ashiberi, n'uwa gatatu Ahara, n'uwa kane Noha, n'uwa gatanu Rafa. Bera yari afite abahungu Adari na Gera na Abihudi na Abishuwa na Namani na Ahowa na Gera na Jefufani na Huramu. Aba ni bo bene Ehudi, bari abatware b'amazu ya ba sekuruza b'abatware b'Igeba. Bukeye babajyanaho iminyago Imanahati. Kandi Namani na Ahiya na Gera nabo abajyanaho iminyago, kandi abyara Uza na Ahihudi. Shaharayimu abyarira abana mu gihugu cy'i Mowabu, amaze kwirukana abagore be Hushimu na Bara. Abyarana n'umugore we Hodeshi, Yobabu na Sibiya na Mesha na Makuramu na Yewusi na Shakiya na Miruma. Abo ni bo bari abahungu be, abatware b'amazu ya ba sekuruza. Kandi abyarana na Hushimu, Tubu na Elipari. Bene Elipari ni Eberi na Mishamu na Shemedi, ari we wubatse Ono na Rodi n'imidugudu yaho, na Beriya na Shema, ari bo bari abatware b'amazu ya ba sekuruza b'abaturage ba Ayaroni. Birukanye abaturage b'Igati na Ahiyo na Shashaki na Yeremoti na Zebadiya na Aradi na Ederi na Mikayeli na Ishipa na Yoha, bene Beriya na Zebadiya na Meshulamu na Hisuki na Heberi na Ishimerayi na Izuriya na Yobabu, bene Elipari na Yakimu na Zikiri na Zabudi na Eliyanayi na Ziretayi na Eliyeli na Adaya na Beraya na Shimurati, bene Shimeyi na Ishupani na Eberi na Eliyeli na
Abudoni na Zikiri na Hanani na Hananiya na Elamu na Anitotiya na Ishideya na Penuweli bene Shashaki na Shamusherayi na Sherahayiriya na Ataliya na Yareshiya na Eliya na Zikiri bene Yerohamu. Abo nibo bari abatware b'amazu ya ba sekuruza kurangiza ibihe byabo byose. Bari abagabo bakomeye kandi babaga i Yerusalemu. Kandi Yeyeli se wa Gibeyoni yaturaga i Gibeyoni. Umugore we yitwaga Maka. Umuhungu we w'imfura ni Abudoni, agakurikirwa na Suri na Kishi na Bari na Nadabu na Gedori na Ahiyo na Zekeri. Mikuroti abyara Shimeya. Abo nabo baturanaga na bene se i Yerusalemu bateganye, abakomoka kuri Sawuli. Kandi Neri abyara Kishi, Kishi abyara Sawuli, Sawuli abyara Yonatani na Marikishuwa na Abinadabu na Eshibari. Umuhungu wa Yonatani ni Meribubali abyara Mika. Bene Mika ni Pitoni na Meleki na Tareya na Ahazi. Ahazi abyara Yehoyada, Yehoyada abyara Aremeti na Azimaveti na Zimuri. Zimuri abyara Mosa, Mosa abyara Bineya. Umuhungu we ni Rafa, mwene Rafa ni Eleyasa, mwene Eleyasa ni Aseri. Aseri yari afite abahungu batandatu, amazina yabo naya: Azirikamu na Bokeru na Ishimayeli na Sheyariya na Obadiya na Yahanani. Abo bose ni bene Aseri. Bene Sheki murumuna we ni Uramu, imfura ye w'ubuheta ni Yewushi, uwa gatatu ni Elifeleti. Bene Uramu bari abagabo b'abanyambaraga b'intwari b'abarashi. Bari bafite abahungu benshi n'abuzukuru bari 150. Abo bose bari abahungu ba Benyamini. Nuko igice cya 9, nuko Abisiraheli bose barabarwa uko kuvuka kwabo kwari kuri, kandi byanditswe mu gitabo cy'abami b'Abisiraheli. Abari batuye i Yerusalemu. Abayuda bajyanwaho iminyago i Babuloni kubw'igicumuro cyabo. Ababanje gutura muri gakondo yabo mu midugudu yabo naba Abisiraheli b'abatambyi n'Abalewi n'Abanetinimu. Kandi muri Yerusalemu haturagamo bamwe b'Abayuda n'Ababenyamini n'Abefurayimu n'Abamanase. Utayi mwene Amihudi mwene Omuri mwene Imuri mwene Bani wo mu bana ba Peresi mwene Yuda, nabo mu banyashiro uw'imfura ni Asaya n'abahungu be. Nabo muri bene Zera ni Yeweli na bene wabo 690. Nabo muri bene Benyamini ni Saru mwene Meshulamu mwene Hodaviya mwene Hasenuwa na Ibuneya mwene Yerohamu na Era mwene Uzi mwene Mikiri na Meshulamu mwene Shefatiya mwene Reweli mwene Ibuniya na bene wabo uko kuvuka kwabo kwari kuri ni 956. Abo bagabo bose bari abatware b'amazu ya ba sekuruza uko yari. Kandi abo mu batambyi ni Yedaya na Yaribu na Yakini na Azariya mwene Hirukiya mwene Meshulamu mwene Sadoki mwene Merayoti mwene Ahitubu umutware w'inzu y'Imana na Adaya mwene Yerohamu mwene Pashuri mwene Marikiya na Masayi mwene Adiyeli mwene Yahuzera mwene Meshulamu mwene Meshiremeti mwene Imeri na bene wabo abatware b'amazu y'abasekuruza babo 1760, abagabo b'abahanga bashobora gukora umurimo w'inzu y'Imana. Kandi abo mu Balewi ni Shimeya mwene Hashubu mwene Azirikamu mwene Hashabiya wo muri bene Merari na Bakibakari na Hereshi na Garari na Mataniya mwene Mika mwene Zikiri mwene Asafu na Obadiya mwene Shemaya mwene Garari mwene Yedutuni na Berekiya mwene Asa mwene Rukana baturaga mu birorero by'Abanyanetofa.
abakumirizi ni Shalumu na Akubu na Talimoni na Himani na bene wabo. Shalumu niwe wari mukuru. Kera barindaga irembo ry'umwami ry'iburasirazuba, nibo bari abakumirizi b'ingando y'Abalewi. Shalumu mwene Kore mwene Ebiyasafu mwene Kora na bene wabo b'inzu ya sekuruza we. Abakora nibo basohozaga umurimo w'ubukumirizi w'inzugi z'ihema, kandi ba sekuruza babo nibo bategekaga ingando y'Uwiteka, bakaba abakumirizi b'irembo ryayo. Na Finehasi mwene Eliyazari ari wo wabategekaga kera, kandi Uwiteka yabanaga nawe. Zekariya mwene Meshelemiya niwe wari umukumirizi w'irembo ry'ihema ry'ibonaniro. Abo bose batoranirijwe kuba abakumirizi b'amarembo bari 212, kandi babarirwaga mu birorero byabo uko kuvuka kwabo kwari kuri. Mu birorero byabo nibo Dawidi na Samweli bamenya bashyizeho mu mirimo yabo itegetswe. Nuko bo n'abana babo baba mu murimo wo kurinda amarembo y'inzu y'Uwiteka, ariyo nzu y'ihema, bakajya ibihe. Abakumirizi babaga ku mpande uko ari enye, iburasirazuba n'iburengerazuba n'ikasikasi n'ikusi. Kandi bene wabo bo mu birorero byabo bari abo kujya baza uko iminsi 7 yashiraga bakabana nabo, kuko abakumirizi bakuru 4 b'Abalewi babaga ku murimo ntibakurwe, aribo batwara ibyumba by'ububiko byo mu nzu y'Imana. Bararaga bakikije inzu y'Imana, kuko aribo bahawe umurimo wo kuyirinda no kuyikingura uko bukeye. Kandi bamwe muri bo babitswaga ibintu bikoreshwa, kuko mu icyurwa ryabyo no mu isohorwa ryabyo byabarwaga. Kandi bamwe muri bo bashyizweho umurimo wo kurinda ibintu n'ibintu byose by'ahera, n'ifu y'ingezi na vino n'amavuta n'icyome n'imibavu. Kandi bamwe mu bana b'abatambyi batunganyaga imibavu bakayivanga. Matitiya wo mu Balewi, imfura ya Shalumu umukora, niwe wari ufite umurimo wo gutegeka ibintu byakarangwaga ku byuma. Kandi bamwe muri bene wabo b'Abakohati nibo bategekaga imitsima yo kumurikwa imbere y'Imana, bakayitegura uko isabato yatahaga. Kandi abo nibo baririmbyi, abatware b'amazu ya ba sekuruza b'Abalewi, babaga muri ibyo byumba ntibagire undi murimo bakora, kuko bakoraga umurimo wabo ku manywa na nijoro. Abo nibo bari abatware b'amazu ya ba sekuruza b'Abalewi, uko babyaranye abagabo bakomeye babaga i Yerusalemu. Amasekuruza y'umwami Sawuli n'abamukomotseho. Yeyeli se wa Gibeyoni yabaga i Gibeyoni, umugore we yitwaga Maka. Umuhungu we w'imfura ni Abudoni, agakurikirwa na Suri na Kishi na Bari na Neri na Nadabu na Gedori na Ahiyo na Zekariya na Mikoroti. Mikoroti abyara Shimeyamu. Abo nabo baturana na bene wabo i Yerusalemu bateganye. Neri abyara Kishi, Kishi abyara Sawuli, Sawuli abyara Yonatani na Malikishuwa na Abinadabu na Eshibari. Bene Yonatani ni Meribubari, Meribubari abyara Mika. Bene Mika ni Pitoni na Meleki na Tahureya na Ahazi. Ahazi abyara Yara, Yara abyara Alemeti na Azimaveti na Zimuri, Zimuri abyara Mosa. Mosa abyara Bineya, mwene Bineya ni Refaya, mwene Refaya ni Eleyasa, mwene Eleyasa ni Aseri. Aseri yari afite abahungu 6, amazina yabo ni aya: Azirikamu na Bokeru na Ishimayeli na Sherayariya na Obadiya na Hanani. Abo nibo bene Aseri. Imana rero ibaha umugisha. Tuzakomeza ejo n'igice cya 10 na 11 na 12.